umutekano mu gifu no mu bwonko twifurizaga kwa Nyiranuma mu Biryogo hariya. Ukomeje kubyo kureka ku itangazamakuru, hari ikiganiro cyane nize kumva ahantu abasore bagostinze babiri uvuga ko bitarenze uwo mwaka wari urimo kugiye kureka itangazamakuru. Wa John Taki twarahuye yabuza akora kuri BBC nabwiye ko nshobora kuba nsigaje igihe kitarenga imyaka 2. Iyo myaka 2 niba ntarasubira kubyiga mbirangize nyine aho nasubikiye ncumbukure mbirangize. Mu itangazamakuru ry'u Rwanda ni icyaka kanya ubona kitagimeze neza we ku bwawe wumva ufite ubasha n'ubushobozi wagenda ugahindura? Ni byinshi biracyababaje ko uyu munsi hari radio zifite abantu badahembwa n'igiceri cy'icumi, abahembwa 50, abahembwa 100 ku isoko ry'umurimo aho bigeze. Ntabwo nibwira ko umunyamakuru akwiriye kuba ari mu bantu bashonje. Twongeye kubasuza inshuti bakunzi bacu aho muri hose mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze. Nizeye ko ibihe byanyu bikomeje kuba byiza. Natwe tumeze neza. Kigali hari ikirere cyiza cyane, ahantu twicaye ni hanze ariko ubona ko ikirere cyaho kimeze neza cyane. Ndabasuje rero babwira ngo mukomeze bane natwe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Nitwa Patrick Aubrey nk'ibisanzwe, ariko uyu munsi nkaba ndi kumwe n'undi mugabo ukomeye cyane ngira ngo manze mwakire. Amakuru y'imisi? Amakuru ni meza bro, biteze fresh cyane biragenda ntari bikabisa. Umutekano mu gifu no mu bwonko. Umutekano mu gifu no mu bwonko. Ubundi utabivuga nawe kumenya ko wahindutse. Oya ndahindutse. Ndongera kwakiriye. Urakoze cyane. Ya hanyuma rero muri iyi minsi bari ko kwita Mr. Umunsi Nzapfa. Yego. Ni ibintu byere cyane bibuze kutubwiraho, ariko hano twebwe nyirizina tuba dushaka kumenya Yves Nkuyemurugye igitabo cy'ubuzima bwe. Nuvuga ngo buri muntu nubwo atandika wenda avuge ngo ubuzima bwanjye gutya na gutya na gutya, ariko buri muntu agira igitabo cy'ubuzima bwe. Uyu munsi dushaka kubumbura hamwe mu mateka cyangwa se bimwe mu bintu mu gitabo cy'ubuzima bwa Yves Nkuyemurugye. Azwi nk'umunyamakuru, azwi nk'umusizi, azwi nk'umuhanzi, azwi. Ariko igitabo cy'ubuzima bwa Yves Nkuyemurugye ni iki? Nibyo tugiye kubonamo nonaha. Murakoze. Mbere na mbere navuze izina ryawe, ariko umuntu ukubonye bwa mbere ntabwo yahita amenya uwo uriwe. Ugiye gutangira umwibwire. Yego. Wabivuze nitwa Yves Nkuyemurugye. Ndi umunyamakuru kuva muri 2014. Abandi n'umusizi, niyo mpamvu wakoresheje iyo operation Umunsi Nzapfa. Ni igisigo cyanjye kiri hanze gishyashya. Yego. Ndi umuntu usanzwe, biranagoye cyane kuza kuvuga ngo umuntu ni igitabo cy'ubuzima. Ubuzima ni burebure ariko nta bidasanzwe nigeze mbukoramo cyangwa se bihambaye urwego byanavamo byinshi cyane byo kubwira abantu. Yego. Ariko nyine ndi umuntu usanzwe, mbivuge gute, ndi umunyamakuru. Mbere yuko umunyamakuru nabaye umwana ndiga, ndasoza amashuri njya mu kazi kugeza uyu munsi. Hanyuma nuwo Yves Nkuyemurugye muri make. Hanyuma wenda duciyemo kuri make. Yves yavukiye he? Yves yavutse ryari? Avuka muri situation ko buri muntu agira situation yavukamo. Wenda tunyujemo kuri make. Ndavutse ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12. Yego. Mu 1992. Mvukira Rwampara hano muri Kigali. Kicukiro Gikondo. Ni hano ubu nabyita Nyamirambo, ni hano ku kazu k'amazi. Ya Kicukiro muri Nyarugenge. Muri Nyarugenge. Urumva twifurizaga kwa Nyiranuma mu Biryogo hariya. Ariko ntabwo nakuriye muri Kayonza. So amashuri rero abanza nayatangiriye Sieska, twayitaga Sezike turi abana. Yego. Ubwo niyo nahereye maternelle, primaire nayirangirije ahitwa Adelaide, ni ishuri rya Padiri Shimatata riri muri Kayonza. Yego. Secondaire yose nayize Saint Aloys Rwamagana imyaka 6. Kaminuza nize muri Inatek. Yego, bijyanye na Economics and Business Studies, ariko ntabwo nabirangije. Yego. Ubwo kaminuza narajagaraye cyane, hari hamwe n'izitangazamakuru sinabirangiza, n'ubusindanabirangiza mbikora ntarabirangiza. Cyokoza nagize amahugurwa meza ya sensitive conflict journalism. Yes. Cyangwa se journalisme sensible au conflit. Niyo nakoze by'igihe kinini, yampuje n'abantu batandukanye baba trainers beza mpuzamahanga, mainly abo mu Budage, mu Bwongereza. Ndumva ba John Taki twarahuye, yabuza akora kuri BBC. Navuga ko package mfite mu buryo bw'imyigire ntabwo ari nini niyo. Yego. Mu buryo bw'akazi nakoze mu kiganiro cyo kwijwi rya Amerika.
nakoze kuri radio televiziyo communautaire Taina muri Congo by'igihe gito. Ukora yo ubayo? Yego mbigoma. Nakoze kuri radio Izuba na Izuba TV, uyu munsi ndi kuri Country FM. Byo koza mfite n'inkuru zagiye ziba featured mu bindi binyamakuru nka The Chronicles, wahabona inkuru nagiye nandika. Komeye cyane. Wabona n'ahandi ibindi binyamakuru bimwe bitagihari. Ndetse soon nshobora kuza no kuba mfite ikinyamakuru cyanjye cyandika. Ya wikomoje wone ndagana kwikubazaho ni inzira ndende y'ubuzima wanyuzemo. Hanyuma ngo kugeza nkuye mu ruge Yves. Twavuga ko ubu ngubu kubijyanye na position wifata nk'umunyamakuru nkuye, wifata nk'umusizi, wifata nk'umunyarwanda usanzwe, kuko tubwiye uburyo wanyuze mu bintu byinshi kugeza kuri ngo wewe ubifata nk'iki, wikonsidera nk'iki? Ndi umuntu usanzwe ariko mu buryo bw'akazi ndi umunyamakuru, kuko nibyo binantunza apa ariko mbikunda byo mbikora nk'akazi, ariko ntabwo ndatangira gukora ubusizi nk'umwuga cyangwa akazi. Ni bya bindi nimba mfite igisigo kimwe kiri hanze umunsi nzapfa, nabonye abantu bari no kugikunda bari kukireba. Uratagikunze abari ishyari ryo ngicyo. Oya, no burenganzira bwo nanjye ntabwo nkunda ibihangano byose, aricyo numva nkumva sinyikunze. So rero nkavuga ngo niyumva nk'umunyamakuru kurenza kuba umusizi, ariko kuba n'icyo gice cy'ubusizi ndashaka kugihereza ingufu nk'izo nahaye itangazamakuru. Why not ntazagira igese nka retiring itangazamakuru nkarireka none nkikorera ubusizi. Ukomeje kubyo kureka ku itangazamakuru. Hari ikiganiro cyane nize kumva ahantu abasore bagostinze babiri uvuga ko bitarenze uwo mwaka wari urimo kugiye kureka itangazamakuru. Ntabwo ari ibyo. Nabwiye ko nshobora kuba nsigaje igihe kitarenga imyaka 2. Iyo myaka 2 niba ntarasubira kubyiga mbirangize nyine aho nasubikiye nshumbukure mbirangize nzabireka. Uzabireka. Alright, aho wenda harasobanutse. Hanyuma Yves, ko utize itangazamakuru nkuko bivuze ko batubwiye ko wabikoze hejuru, waje kubinjiramo ute, byagenze gute? Narabikundaga guhera ndi muto, nkanabigerageza aho nigaga guhera primaire secondaire. Nanahashinze radio aho nize secondaire yareze abanyamakuru benshi, ntaza kuvuga amazina yabo ariko barimo abakomeye hano mu Rwanda. Bavuye muri radio nashinze aho Centralize, nafatanyije na Gutamani Guta uyu uri kwisango. Yego. Yanyuzeho abanyamakuru benshi. Yagiye nyine yihereza abantu tuntu twibanze, kubatinyura mikro, imyitwarire, kwita kwijwi. Unarebye wavuga ngo umwihariko w'aba benshi mu bayinyuzeho n'abantu bafite amajwi meza benshi. Kubera ko muri formation za mbere twayezaga abagenzi bacu twaga twigana ni imyitwarire y'umuntu ushaka kugira ijwi ryiza. Ibi kumubwira iyo bigenje gutya ijwi ryawe rirangirika. Icya kabiri usanga ari n'abantu b'abahanga cyangwa se abanyabwenge, twabwiraga nyine ibyo natwe twavomye ku bandi kuko twabazaga abandi banyamakuru. So kuvaho rero nabivuye none mbyinjiramo, uko kubikunda byampuje n'abanyamakuru benshi banini. Nakubwiye ko nagiye nkora n'amahugurwa atandukanye mu Rwanda no hanze. Nagiye mbikora, ntabwo niyumva nk'umuntu w'igitangaza, ndacyafite byinshi byo kwiga cyane. Ariko nanone ntabwo mbifata nk'ikibazo cyane kuba ntarabyize, ko narabigerageje ntibyakunda by'igihe still kandi n'ubundi numva nzabyiga, n'ubu ndabyiga, ariko nzabyiga nyine kugira ngo hari inzozi kwa utageraho mu itangazamakuru utarabyize. Sinshaka kuvuga ngo nizihe, ariko izo kuzigeraho bisaba kuba warabyize, nicyo nzabikorera. Of course. Hanyuma igitabo cy'ubuzima cya Yves nkuye mu ruge, ntabwo ngo twinjiye muri detail cyane, wenda ubu Yves abaye perezida w'igihugu cy'u Rwanda, niki kinabona kitameze neza yakibanda, kuko uko biri kose nta bintu biba perfect. Wenda hari akantu ubona wenda uvuga ati cyakoze nanjye wenda hano nagira icyo nongeraho, nakora iki. Aka kanya Yves agize ubwo bubasha bya niki kintu yakora? Nabaza uwo nsimbuye. Yego. Namubaza ikintu wumva gushaka gukora ariko utagezeho n'iki nkakomerezaho. Wakomerezaho. Wowe ntacyo ubona direct ubu ngubu ugati ntaka kantu cyakoze nako kagiyemo? Ntacyo mbona kugeza ubu, mbona ibintu biri mu nzira nziza. Byose no umutekano. Umutekano. Alright, hanyuma Yves nkuye mu rugiye, abakuzi ukora itangazamakuru ry'umwuga kandi ndetse ry'umwuga cyane mu itangazamakuru ry'u Rwanda, ni icyaka kanya ubona kitagimeze neza we ku bwawe wumva ufite ububasha n'ubushobozi wagenda ugahindura?
ni byinshi byinshi Ibikubabaza ni akazi kari noble ariko uzasanga abanyamakuru bagakora bamwe apari yo kuba batanabifiteho ubumenyi ibyo ubwabyo ni ikibazo harimo na underpayment usanga bahembwa munsi yo guhembwa biracyababaje ko uyu munsi hari radiyo zifite abantu badahembwa n'igiceri cy'icumi abahembwa 50 abahembwa 100 ku isoko ry'umurimo aho bigeze ntabwo nibwira ko umunyamakuru akwiriye kuba ari mu bantu bashonje ibyo birababaje cya kabiri hari icyo nakita uburyo itangazamakuru ry'umwuga riri kumirwa na blog usanga nyine uyu munsi aba YouTubers nkamwe n'abandi abantu barabafata nk'abanyamakuru ku rwego none umuntu waje agakora kuri YouTube ibintu byitwa gatwiko n'iki abantu bituma umubloga no kumutandukanya n'umunyamakuru bigorana ugasanga nta munyamakuru ukora kinyamwuga cyangwa ukora yubahirije ethique na deontologie by'itangazamakuru asa nkaho yamizwe n'abo ba YouTubers nimba hari uri kubikora uko abonye nyine bakavuga ni abanyamakuru muri rusange so nk'ibyo rero numva ari nk'ibintu byahinduka hakaba uburyo bwo gushyiraho kuvuga ngo buri gitangazamakuru kigiye kubaho gikwiriye kuba nibura gihemba umuntu kuri standard niyi umuntu ugiye mu gitangazamakuru akwiriye kuba afite skills zinize atari no kuvuga ngo kuba yarabyize ariko nibura uyu muntu afite amahugurwa y'ibanze yarahuguwe kuri ibi bintu ese nibura afite impano yumvikana hari n'ibizami by'ibanze bikwiriye nko kuba ukabona nibura umuntu afite ubumenyi biraho usanga umuntu ubona ari ikibazo nyine avuga ibyo bintu harimo ibibazo byinshi nabikubwiye ariko harimo n'ibisubizo byinshi hari abanyamakuru babashije kugira aho bamenera ibintu bigenda neza ubuzima butangira koroha navuga ngo harimo n'ibisubizo ntabwo ari ibibazo gusa Ive bitewe n'izindi gahunda nyinshi zihari reka ngushimire ibe part 1 reka dutegure part 2 tuzaganira no ku gisigo nyirizina cyawe hagati ariko abantu bajya no kukireba kiri kuri chaîne yanjye ya YouTube yitwa Nkuye mu Ruye Ive yego bagende bakirebe tuzaganire part 2 batanga ibitekerezo uko babyumva ikindi banshyigikire nyine banshyigikire kandi nawe bagushyigikire ndi kubona warishakiye akarimo k'amaboko yani kwemeze cyane ndakoze cyane ibe mu gihe kamushimire merci